20. tubifurije kugubwa neza mwese mukunda Leonidas Sport Channel. Ndizera ko meze neza kandi imirimo muri gukora byose iri kubahira. Nkuko rero mpora mbibakangurira mugomba gukora subscribe, mugasharinga inkuru tubagezaho, ndetse mugatanga n'ibitekerezo, mugakora like kugira ngo turusheho gusabana ndetse no kumenya ibijya mbere. Muri aka kanya rero nagira ngo twongere tuganire ku makuru y'imikino abagezweho. Reka tuganire ku makuru ya mbere. Ikipe ya Police Football Club imaze guha ubutumwa Kiyovu kuko niyo bagomba guhura nyuma yo gutsinda Muhazi ibitego 3-0. Hanyuma kandi ikipe ya APR Football Club nayo ikaba yageze i Kigali ivuye mu Misiri. Ese iravugwamo iki? Ndetse yo tukaza no kuba tuganira ku bijyanye n'amakuru ari kuvuga muri Rwanda Premier League, aho hakomeje kuvugamo rwaserera bijyanye nuko kugeza ubu ngubu nta bafatanyabikorwa bari kuboneka. Reka dutangire ku ikipe ya Polisi. Mu kanya imaze gukina n'ikipe ya Muhazi United, batsinze ibitego 3-0. Igitego cya Muhozi Fred ndetse na Abedi tutibagiwe na Ani Elijah. Iyi ni impamba ikomeye. Navuga Polisi nyuma yuko yari yanganyije na Etincelle ubusa ku busa, nayo imaze kugeza amanota 7. Ni ikipe abantu bategerejeho byinshi bavuga bati ese izaba ihagaze ite nyuma yo kugura abakinnyi benshi ndetse abantu bavuga ko bakomeye, ariko abantu bakavuga bati dukurikije uko iri gutozwa cyangwa se imitoreze yayo ni ikipe ishidikanywa. Ariko ibyo byose no kubireba, turacyari mu ntangiriro za shampiyona. Amakipe twakwita akomeye ntabwo araza guhura nayo. Aha tuba tuvuga Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR yewe na AS Kigali n'izindi kipe zikomeye, nibwo tuzapima tuti Polisi ihagaze ite. Kuwa kane reka bizahura na Kiyovu, ariko Kiyovu nayo irasa naho itameze neza, ntihagaze ku rugero rushimishije kuko abakinnyi benshi bayo ntabahari. Gukinisha abakinnyi basa naho babasimbura, bikazagora rero kuba Kiyovu Sport yakwitwara neza imbere y'ikipe ya Polisi. Umukino uzaba kuwa kane ku isaha y'isa 9 mu babarire, nawo ni umukino wo kwitega. Reka dukomereze mu ikipe ya APR Football Club. Iyi kipe rero yamaze kugera mu Rwanda, ikaba yageze mu Rwanda navuga n'isoni nyinshi nyuma yo kutitwara neza imbere ya Pyramide. Abakinnyi bageze i Kigali, abafana nabo nta bafana bigeze bajya kuyakira, ndetse yewe n'umuyobozi w'ikipe ya APR Football Club Chairman Richard Karasira ntacyo yigeze atangariza itangazamakuru, ahubwo yahisemo ko umuvugizi Tony utajyaga agira icyo avuga mu minsi yashize, ariko ubu ngubu niwe bahaye itangazamakuru. Njye navuga ni no kurisuzugura rwose, kuko yego Tony koko ni umuvugizi w'ikipe ya APR, ariko se umuntu utavugaga mu bihe byahashize kuko ariwe bahisemo kuvuga ko avuga, ariko ubwo nuko nta kundi. Gusa kimwe mu bivugwa mu ikipe ya APR Football Club muri aka kanya nuko amakuru arimo avuga ko abatoza babiri b'abanyezamu kugeza ubu ngubu badacana uwaka, ni umutoza Mugabo Alex ndetse na Ndizeye Medezire. Bikaba bituruka ku kuba rero amakuru hari yizewe nuko Mugabo Alex afite uwamuzanye nawe uri mu bushorishori, Ndanda nawe akaba yarazanywe na Rishari. Uyu Ndanda rero akaba twavuga ko hari bose ntibakorera umwami umwe, niba ariko nabyita, nubwo bitwa ko ari abakozi b'ikipe ya APR ariko ntibakorera umwami umwe, niba ariko nabyita. Mukaba mwibuka ko Ndanda yari yarirukanwe muri Polisi, nabo bamushinja kugira ikintu cya sopanya, niba ariko nabyita. Muri APR rero nawe yajemo, murabibuka ko yayikiniye, ariko bivuga ko uko yaje yazanywe n'ubuyobozi buriho. Akaba rero uyu Mugabo Alex nawe yarazanywe n'ubuyobozi bwahozeho, hari abamushyigikiye, ariko nta wapeza undi ngo mushobore. Yaba Mugabo Alex wenda hari ntiyapfa gupeza Ndanda kubera ko ubuyobozi buriho buramushyigikiye, ariko n'ubuyobozi buriho ntabwo bwacokoza byakozwe mbere ngo bipfe kwirukana Mugabo uko biboneye, nawe arashyigikiwe. Ubwo rero bazakomeza kuzengereza ikipe ya APR, kuko buryo abantu bakora n'abatumvikana nabyo bigaragara nabi. Navuga ko na performance z'abanyezamu kugeza ubu ngubu zitari kugaragara neza. Pavel Nzira yego ararinda, ariko se Jean Pierre wari warazamuwe na Mugabo Alex ko bigaragara ko nawe atakibanzamo cyangwa se atakibona umwanya, nyamara kandi ku ngoma ya mbere ari we warindaga. Ibi byose nibikomeza kugenda bigarukwaho, ariko abanyarwanda baravuga ngo nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe. Ngo tuzareba igihanga kizagenda mbere y'ikindi hagati ya Ndizeye Medezire, Ndanda na Mugabo Alex. Ariko icyo wamenya nuko muri aka kanya amakuru ariho nuko batari kuvuga rumwe, ndetse we bijya bigaragaraho Mugabo akicara mu bafana, ubundi me akaba ari ugenda.
ese bizakemurwa nande? Ibyo byose nibyo kwibazwa. Muri Rwanda Premier League rero naho ntabwo bimeze neza, kuko kugeza ubu ngubu ni ubuyobozi bwatangiye kuvuga ko buzaba bufite abafatanyabikorwa, ariko nta n'umwe wari wagaragara kugeza ubu ngubu ufatika. Bralirwa yari igendeye, murabizi. Gorilla Games nta gikorwa kiragarukaho bazakora cyo guhemba umukinnyi, hasigaye icyo nakwita Star Times, ariko kugeza ubu ngubu biragaragara ko Rwanda Premier League ubuyobozi bwayo nabwo budafite imbaraga. Gusa byari byavuzwe ko bari kuganira na Beka, ariko bisa naho byacwedekeye. Beka itazagaragara mu buterankunga w'iyi shampiyona y'u Rwanda. Gorilla Games nayo kwizera ko bazongera bakavugurura amasezerano biragoye, kandi iyo niyo turufu ubuyobozi bwa Rwanda Premier League bwarishaga. Ese abandi bafatanyabikorwa sezo yatangiye kuzakura he? Dore ko n'amakipe atandukanye yatangiye gutaka inzara ku munsi wa kabiri wa shampiyona. Iri ni ihurizo rero ku buyobozi bwa Rwanda Premier League bwagiye buvuga ko buzahemba buri kipe kuva ku ikipe ya mbere kujya ku ya 16, nyamara bikaba bigaragara ko nta bafatanyabikorwa bari kubona mu itangira ry'uyu mwaka. Ese birashyira hehe, biragana hehe? Ariko bikanavuga ko bashaka kurukita uwitwa Patrick Namenya, ariko bikavuga ko hari abayobozi muri Rwanda Premier League bo batamwishimiye, batamushaka. Bikaba byarangira rero batavuze rumwe, no kuzareba uzashakira amasoko Rwanda Premier League kugira ngo babone abafatanyabikorwa. Naho ubundi ntaho byaba bitaniye nuko Ferwafa nayo yari ifite shampiyona mu ntoki zayo, kuko byose bishingira ku bafatanyabikorwa. Igihe baba batabonetse byaba bikiri nka bya bindi nyine, ntabwo twaba tuva nta naho twaba tujya. Murakoze rero kandi mukomeze gukora subscribe, ibitekerezo byanyu turabikeneye. Aha turi ni muri Kigali Pele Stadium, naho tuzajya tuhakorera ibiganiro mu buryo butandukanye. Mukomeze rero mukore subscribe kuri Leonidas Sport Channel, ibitekerezo byanyu bize, ndetse yewe n'inkuru mushaka ko tuganiraho nazo muzitangeho ibitekerezo. Murakoze cyane.